Inkuru mbi ku bamotari by'umwihariko bakorera mu mujyi wa Kigali ndetse n'abafite inzozi zo kujya gukorera mu mujyi wa Kigali bavuye mu ntara. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, reba handitse ijambo subscribe wakandeho ndetse wibuke no gukanda kuri like kugira ngo ujye ubasha kubonera ku gihe amakuru ndetse n'ibiganiro byiza ngutegurira umunsi ku munsi. Njye turi kumwe nk'ibisanzwe ni Zaki, naho iyi ni niwe Zaki. Nk'uko maze kumenyera ko ahangaha ngenda mbagezaho zimwe mu nkuru ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino. Hari inkuru imaze iminsi ifite iminsi birenga 14 yasohotse ivuga yuko abamotari bagiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali. Rero nyuma y'ibyo ngibyo byari bivuzwe ko abamotari bagiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali ndetse n'imodoka zimwe na zimwe. Iyo yari inkuru ncamugongo ku bamotari ndetse no ku bantu bose bafite inzozi zo gukora ikimotari. Rero ni ukuvuga ngo abanyeshuri barangizaga kwiga amashuri yisumbuye, iyo babaga nta mirimo bafite cyangwa se abiga kaminuza, hari abiga banamotara bagiye bari mu mujyi wa Kigali barimo, ariko abanyeshuri bamaraga kurangiza amashuri yabo yisumbuye babura akazi, nta kindi bahitaga batekereza, bahitaga binjira mu mwuga wo gukora ikimotari. Ariko iyi gahunda yazanywe na leta yo kugabanya ibinyabiziga by'umwihariko bya moto mu mujyi wa Kigali, dore yuko bavuga ko impanuka nyinshi ziri kugenda ziba mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko ziri kugenda ziterwa na moto zirimo nyinshi zitera akajagari, ugasanga habaye impanuka kubera ko abamotari ari benshi mu mujyi wa Kigali. Rero bakimara gufata icyemezo cyo kubagabanya, ni ibintu byari bibi, ni inkuru abamotari batigize bakira neza, n'undi muntu uwo ari wese yakakira neza, kuko abamotari cyangwa se gutwara moto mu mujyi wa Kigali bitunze imiryango myinshi, hari abantu benshi bitunze kandi byishyurira ubuzima bwa buri munsi. Rero kumva ngo ugiye gukurwa mu bantu runaka binjiza amafaranga bitewe n'ahantu ukorera, ni ikibazo gikomeye cyane. Ese ushobora kuba uri umumotari cyangwa se utari umumotari, ariko hari uwo muziranye, ndagira ngo ubane nanjye kugira ngo wumve ibintu ngiye kukubwira. Ni abahe abamotari bazagabanywa mu mujyi wa Kigali? Ese hazagenderwa kuki? Ni ukuvuga ngo ikizagenderwaho kugira ngo abamotari babe bagabanwa mu mujyi wa Kigali, harimo by'umwihariko skills cyangwa se amashuri, ubumenyi bwo ku ishuri. Ni ukuvuga ngo ni bwo buryo bwonyine bwo kugabanya abantu, kuko ntabwo wajya ubwira umuntu ngo taha nta kindi kintu umuhani utumye umubwira ngo va ahangaha agenda. Rero ikintu kizakoreshwa, hazajya harebwa degree cyangwa se urwego rw'impamyabumenyi ufite mu myigire yawe isanzwe, wenda nko kuva primary kugeza secondary, kumenya ngo ese nibura washoje amashuri. Nk'uko mubizi, mu gihe cyacoga mu byigize kugenda hagasigara i Kigali hakora abantu bazi indimi, bize, basobanutse. Rero nibyo bigiye kongera bigarukeho, hagiye gukoreshwa abantu, gushyirwa abantu mu mujyi wa Kigali bafite impamyabumenyi, bize, ku buryo nibura bizagenda bitanga limiti ku bantu benshi, kuko murabizi ko abantu benshi kwiga byananiye. Iyo byanze, by'umwihariko nk'abana wumva ngo b'abasore, abajeni benshi, iyo ku ishuri byanze, akenshi bahita bajya mu gushaka kategori kugira ngo babe abamotari, nyine bakora akazi ko gutwara abagenzi. Rero iyo ngingo izajya ibagonga kubera ko abenshi ntabwo bize. Rero niyo mpamvu ubu ngubu hagiye kuzajya hakora umumotari wize. Ikindi cyanakozwe, bamaze kubona yuko uwo mushinga wo kuzagabanya abantu mu mujyi wa Kigali by'umwihariko b'abamotari bizaba bisa nk'ibitejemo akabazo ukuntu ko kubura ibinyabiziga, ariko bahise hatekerezwa igitekerezo cyo kuzana ikinyabiziga gitwara nibura abantu 3. Bivuze ngo bakubaga wa muntu azajya atwara, umumotari umwe azajya atwara abagenzi bakagenze kuri moto 2, abatwara ari kuri moto 1. Ni ukuvuga ngo niyo mibare iri gukoreshwa kugira ngo b'abamotari nibagabanyuka mu mujyi wa Kigali hatazagira n'ubundi imbogamizi bitanga, wenda nko kuba wabura nka moto igutwara. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo niyo siyasa bakoresheje kugira ngo habe hagabanywa izo moto z'akajagari, ahubwo hazemo moto imwe izajya aba ari imwe ariko itwara nibura abantu barenze umwe. Ni ukuvuga ngo niyo system iri gukoreshwa. Rero niba uri umumotari ukaba udafite ubumenyi bwo ku ishuri, bizakugora cyane ko wizera neza ko uzakorera muri uwo mujyi wa Kigali. Uzajya ukoramo nka fraude cyangwa se ukoramo nk'uwibye, bya bindi twakwita nk'amagendo, kuko ntabwo uzajya uba wemewe mu mujyi igihe nta rurimi uzi, ni wize nyine. Bivuze ngo uzajya
uza ukorere hano mu ntara, kandi nanone bizatera ikibazo mu ntara kimwe. Ni ukuvuga ngo abantu bo mu ntara kenshi ntabwo bakunda kugenda ku binyabiziga bateze amamoto, ni bakeya batega cya giciro bajyaga bagenderaho mu ntara, urugendo kuko rwaho ruba ari rurerure, akenshi amafaranga azagabanyuka kuko abamotari bazaba bari benshi. Ikindi namara kugabanyuka abamotari, urumva essence kandi iyo ibizamuka, urumva umumotari azajya ahomba, benshi bazanabireka cyangwa se bajye bakorera essence n'ibyo gusa. Rero ni inkuru mbi ku mumotari wese uzi neza ko adafite impamyabumenyi. Nk'ubu ngubu hazasigaramo abamotari bafite za kaminuza, bafite degree atandukanye, kuko uko bazajya harimo abamotari bari kumotara kandi baniga kaminuza, hara mu mujyi wa Kigali barimo benshi. Rero wa muntu waje from nowhere akaza aturutse hirya no hino mu ntara, nta shuri ntaki, wazanye moto ye na kategoriye, birazamugora cyane kuzaramba mu mujyi wa Kigali. Ni ugutangira mukimenyereza gushaka indi mirimo y'amaboko cyangwa se ubundi bwenge mwakoresha kugira ngo mubone amafaranga bitashingiye ku kimotari gusa, kuko bagiye kubagabanya mu mujyi wa Kigali, kubera ko iterambere riri kwihuta, imodoka ziri kuba nyinshi mu mujyi wa Kigali, moto ziri kuba nyinshi z'ubwoko butandukanye. Ngira ngo muribuka ko na moto zino za izi ngizi zikoresha amashanyarazi zijya kuza mu Rwanda, bazanye systeme yo kuvuga ngo izi moto zinywa essence za 75 n'izindi ntabwo zizongera gusohoka. Nukuvuga ngo iziri ku isoko ni moto zikoresha amashanyarazi mu buryo bwo kugira ngo ikirere kitanduzwa cyangwa se kitandura. Noneho za moto zazanywe, zino abantu bahimbye amazina y'ibingu biragi, zikoresha amashanyarazi, ziba ziriho batire, zaje zigura amafaranga make, zaje zigeze mu bihumbi za 700, ariko ubu ngubu yararenze kubera ko zageze ku isoko. Nyine zirimo ziratanga icyizere cy'uko arizo zigiye gukora mu mujyi wa Kigali, kubera ko ntago zisohora imyotsi yaba yahumanya ikirere. Rero ibyo nabyo ni byagonze abamotari benshi bakunda zino moto zinywa essence, cyangwa se bano bamotari baza mu ntara, kuko moto ziza mu ntara zino z'amabatire ntago ziba zihari. Urumva nizo gukorera hano mu mujyi wa Kigali, kubera ko ariho hafite ubushobozi bwo kuba babona umuriro byoroshye. Rero iyo ni inkuru ibabaje ku bamotari, kuko umuntu wese wari ushingiye ubuzima bwe ku kimotari, cyangwa se ariho yumva abereyeho nta kindi kintu ashoboye gukora, urumva nibamara kubamaramo bose mu mujyi wa Kigali, urumva abashomeri bazaba benshi. Ya misoro nubwo wenda bayitangaga ari benshi, ariko ntabwo leta cyangwa se washyizeho iri tegeko ntabwo yigize agendera kuri ibyo by'imisoro, we yagendeye kuvuga ngo akajagari k'abamotari mu mihanda ni benshi, bakoresha impanuka n'ibiki. Rero biba ngombwa ko bafata umwanzuro wo kuba babakura mu mujyi wa Kigali. Niba uri umumotari cyangwa se uri undi muntu uwo ari we wese, ukaba uziranye n'umumotari, mumenyesha aka kantu. Ufite ubushobozi bwo kuba yajya ku ishuri abe yakomeza, ndetse na mwana ufite gahunda yo kujya mu kimotari akajya mu mujyi wa Kigali agakorerayo ariko atarize, nawe abanze yige kugira ngo azabashe kugira ayo mahirwe yo kubasha gukora mu mujyi wa Kigali, kuko azaba afite ibikenewe. Abamotari bafite amadiplome bari bakeya cyane, nkurikije ku bonzi, cyangwa se nkurikije ku bamotari benshi b'urubyiruko usanga batarize, ndetse n'abakuza benshi ntabwo babarize. Abantu bajya mu kimotari barize ni babandi baba barabuze akazi gusa barize, ni bakeya, ntabwo bangana n'abatarize, kuko abana benshi barangije toronkome akenshi usanga ajya guhita ashaka kategori. Niyo mpamvu rero mu kimotari harimo abantu benshi batize. Rero abo bose bazakurwa mu mujyi wa Kigali, basubire iwabo mu ntara aho bagiye baturuka, ndetse n'ibizanatanga ko wavukiye mu mujyi wa Kigali, niyo waravukiye mu mujyi wa Kigali kutayize, nabwo uzajya gushaka ahantu utwarira mu ntara, kuko nyine ubwo ntabwo uzaba uri kubakenewe. Rero niba ugeze kuri channel bwa mbere, reba handitse ijambo subscribe, ukandeho, wibuke gukanda kuzogera kugira ngo ujye ubasha kubonera ku gihe amakuru n'ibiganiro ngutegurira umunsi ku munsi. Nge twari kumwe na Rizaki, ndabashimiye. Naho iyi ni Niwe Zaki.